muraho neza turabashuhuje mbabwira ngo igitondo cyiza cy'imigisha y'Imana. Mbese iwanyu mumeze mute? Natwe iwacu turaho turakomeye kandi turashima Imana. Mbese mumeze muti? Aha ngaha rero ni kuri bikora biti iwacu. Uyu munsi hari mbazaniye cyo kwiga, ese umuntu wongera akagenda ntagaruke iwe ni iki kiba cyarabiteye? Mbese byavurwa gute? Hari ukuntu bakoroga nk'ibintu mu rugo iwawe bakabita nko mu marembo, bakavuga ngo umugabo runaka azagende ntazagaruke, cyangwa umwana wawe nagende ntazagaruke, akumva afite agatima ko kuza ariko yabitekereza uwo munsi ntagere gute, ntabashe kuza mu rugo. Ndabashuje rero abari mu Rwanda, ari Kongo, abari Burundi, Tanzania, mbese n'undi wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda, twigira ibimera by'iwacu. Mbese iwanyu ho bikora biti? Uyu munsi rero iyo ndwara ariyo tuje kwibandaho cyane, ariko iyi miti hari ikindi ikora myinshi cyane ku buryo wakivura nawe dukoresheje ibimera by'iwacu. Hari n'ukuntu nk'uwo muntu uba utekereza kuva ahari agaruka iwawe akumva umutima uramusimbutse cyane birenze ukwemera. Birenze ukwemera, ku mutima uramusimbutse. Ese ibi bintu bivurwa gute? Cyangwa ukaba uri umusore wakundaga umukobwa runaka nk'inshuti ikamusura, yarangiza kumusura ukumva ese wa muntu wakundaga uramwanze burundu, umubonye nk'ikindi kintu kidasanzwe, kumva uramunukira. Hariho n'ibindi tubona, ukabona wakunze umugore wawe rwose, nawe umugore wakunze umugabo wawe, iminsi iricumye bigeze aho ngaho uramuzinitswe, wumva si umushaka, uramwanze birenze ukwemera. Ibyo rero nibyo tugiye kwigira kano kanya, dushaka uburyo twakivuza izo ndwara n'uburyo twakemura ibibazo muri sosiyete. Kino cyatsi murakibona, ntawe utakizi, iki murakibona, iki hari n'icyo bita gutuza, icyo bita ituza. Rino tuza rero, duhereye kuri rino tuza, nayo ni umuti ukomeye, uvura indwara nyinshi, kandi mu miti yose uba ugomba gukoresha ituza riraturisha. Iri tuza, duhereye kuri rino tuza, riturisha amagini yari yarafashe nk'umuntu, ya magini ahora asakuza. Rero ituza ni aka katsi mubona kameze utya, kagira utubabi dutatu, niyo ukarumye wumva gafite gukomeramo cyane. Hari rino tuza, hari n'irindi naryo nzaribereka, ariko umenye ko iri tuza birivanzemo n'uyu mutsina cyangwa kino giti iwacu tukita gishinda hadui, ariko mu kinyarwanda ntabwo nkizi neza, ariko bita gishinda hadui. Kirukana amagini, kinaniza nyine, kirwanya imbaraga z'amadayimoni, kirwanya imbaraga za hadui. Twebwe twikita gishinde hadui, gishinde. Iyo ufite nk'umuntu w'umwana urara ubona afite ikintu cy'ikibunga, hari ibyo nabigishe muri Muhazi cyangwa ku nkengero zacyo, kiriya kibunga gihora kibunga. Iyo ufashe ino gishinde hadui ukacukura ku mpande, wamara gucukura ku mpande, wangiza ukagira gute, ukagikura rimwe kikavayo, cyamara kuvayo ukagitwara ukacoza neza, ukagikarabya neza, noneho ukaza ugafata na rino tuza, wamara kubifatanya, wa mwana uhora yirukanka, uhora ashikagurika, wa mwana mbese uba utifuza kuza iwabo mu rugo,
akagenda akavuga ngo wenda akibera nko ku muturanyi nk'ahantu, ariko yatekereza kuza mu rugo akababwira ngo ngiye iyo ndi hano mu rugo nta mahoro mba mfite, nta mahoro mba mfite hano mu rugo, ariko iyo ndi hariya kwa runaka niho numva mfite amahoro. Rero uragenda ukagikura rimwe, wamara kugikura rimwe ugafatana rero no tuza n'amababi y'iki, n'amababi y'urusenda, wamara kubifatanya ukabiteka, ukajya umuhako akayiko kamwe mu cyo kunywa agiye kunywa, n'undi ukawufata ugatera mu rugo, n'ubundi ukawufata akajya akarabaho. Ubikora 3 jours na 7 jours, iminsi 7, wa mwana wawe aratangira akajya atuza, ukabona harimo icyo bita ituza muri we. Iyo ari umugabo rero wananiwe kujya agaruka mu rugo, iyo agarutse mu rugo cyangwa uragenda ugashaka kano katsi bita, aka katsi murakabona mwese, kano katsi bakita umudategwa. Ugashaka icyatsi bita umudategwa, ariko kano mberetse, warangiza uzi ko uwo munsi umugabo wawe aragaruka mu rugo, cyangwa niyo yananiranye kugaruka mu rugo, ufata iri tuza n'iki shinde hadui, warangiza ugafata amababi y'urusenda n'uyu mudategwa, warangiza ukabisekurira hamwe, ukabiraza mu nzu rimwe munsi y'igitanda. Warangiza ushobora no gufata n'icyo bita kino cyatsi bita ngo ni umutanga, ikibabi kimwe, warangiza ukabisekura ukabishyira hamwe, warangiza ukagira gute, ukabitera mu rugo, ugatera mu rugo, ugatera no hejuru y'inzu, uvuga ngo umugabo wanje uko yagiye ari uko agira gute, ari uko azagaruka. Ukavuga ati umwana wanje uko yagiye ari uko agira gute, ari uko azagaruka. Iyi miti mbabwira ni imiti y'ingirakamaro kandi ikora ibintu byinshi. Niyo mpamvu rero mbagezaho buri kimwe cyose ku buryo twakigira ibimera by'iwacu. Iyo ufite umuntu wakujengereje mu rugo iwawe, ukaba uzi uwo murozi, ayo mazi wateye mu rugo iwawe wongeyemo na kano katsi bita umudategwa, uragenda ukabita mu nzira aho umuntu anyura ayo mazi, ariko ntabwo utama iyo miti. Ukavuga ati runaka, sinshaka kuzongera kugenda ku rugo rwanjye, ntushaka kugenda ku rugo rwanjye, cyangwa kuri family yanjye, cyangwa kuki mu bana banjye, cyangwa mu byo nkora byose sinshaka kuzongera kungendaho. Iyi kishinde yivanze n'ituza n'umugombe, hari ukuntu hari umwana ukura anyunyuka, cyangwa ukakura afite ibintu bigongera mu nda, cyangwa akagira diyare ikabije cyane, cyangwa uwo muntu ntakajye arya. Iyi kishinde aho wayikoresha hose yirukana izo mbaraga mbi z'amabisha, ubugome bw'abarozi birirwa bagira gute, birirwa batesha abantu umutwe. Iyi kishinde iyo wongeyemo icyatsi bita umuhashya, ukongeramo umucyuro, babandi baribwa umutwe ukabije cyane, wabarenze ukagira ngo ugira umutwe ngo urahonda, ariko wa mutwe ukunda gukubitira mu gihorihori hejuru, niwe ndi kuvuga cyane, ukagenda ukabisoroma mu gitondo kare, warangiza ukabisekura, ukajya ubikaraba mu mutwe gake gake. Uko ugenda ubikaraba, ibintu byo mu mutwe bagiye baguteza bigenda bigira gute, bigenda bigabanyuka, bigenda bivamo buhoro buhoro. Kishinde ni dawa.
Igishinde ni umuti ukomeye, ni umuti uhangana n'ibibazo byose bishobora kuba byateza mu rugo rwawe. Ibibazo biriho kandi uburozi buriho, kandi abarozi bari gukora cyane, bari gukora cyane. Iyo ufise ibintu nk'ibibazo nk'ibyo ngibyo ukabona mbese hari ibyo udasobanukiwe, nyandikira kuri WhatsApp, nomero zanjye zirahari, mpamagara musobanurire ese bihagaze gute, kugira ngo dukomeze dufashanye. Rero iyi kishinde ngewe ngarukiye aha, wenda hari ibindi bintu byinshi uyiziho, ariko natwe hari ibyo tuyiziho. Ni uburyo bwo gufashanya tukiga ibise ibintu bimeze nk'ibimera, mbese ni gute iwanyu bikora gute, iwacu bikora bite. Rero ndumva arangana bigarukiriza, kanda subscribe, ukoresha no ku bandi, ushiraho comment rwose, ubundi urebe ko iyi si Imana ikomeza kubana natwe kwigira ibimera by'iwacu. Kandi mbifurije imigisha y'Imana nk'uko muhora mbabwira ngo Imana ibagure muri byose.